yibagirwa imbuto agomba kurya ku munsi kugira ngo ubuzima bugende neza. Ariko hari icyorezo kikwinjiramo utakangisha ko wahaye pome, ko wahaye ironji, ko wahaye ikinyomoro, bikanga kikinjira, kuko byo ntibibura aho bica. Icyo tutazi ni igikomeye. Imana irashaka ko mwitoza kuyubaha. Imana irashaka kugira agaciro mu buzima bwawe. Imana irashaka ko uyigira iya mbere mu mishinga ufite. Imana irashaka ko uhuguka ukayikurikira. Igiti cy'urwango kireze, kimaze gushisha kandi kiratoshye. Urwango rureze, umuntu arakwanga akanakwanga ataza aho utaha. Uzi ko umuntu akwanga akagutobera uburozi wagiye kumusura, kandi uburozi busengeye burakatsindwa n'Uwiteka Imana ya Isiraheli, akagukorogera yabushyizemo. Yarangiza ati reka dusenge, dushimira Imana ikugejeje hano, ikabiduhaye n'icyo kunywa. Mana, iri funguro ryeze, ibaze vurema yarihumanyije, Imana iraryeze ite? Ariko se koko buri uriya muntu uza, buri uriya mushumba koko n'Imana yamuhamagaye? Ubundi sabo yahamagaye n'abitahamagaye, Imana yaguhaye akazi ko kubagenzura. Ariko se koko buri Imana ikoresha abantu bameze kuriya, hanyuma suba muri komite nyobozi y'Imana ngo ujye kumenya bikoresha n'abidakoresha, birakureba. Ko gitifu aguha randevu saa 3 zabe waje, niwe ukurindira cyangwa niwe umurindira? Mudugudu gitifu yakubwiye ngo ni saa 3 tuzabona na saa 2 uba wateyemo, ariko Uwiteka yakubwira ati tuzabona na saa 3 ukahagera saa 5. Ku Uwiteka na gitifu ninde ufite imbaraga? Imana yambwiye ukuntu muri abahanga n'abanyabwenge iby'umubiri murabizi, muzi kumenya hari inote mukamenya kuzishaka, mumenya ukuntu utahomba n'ukuntu wakikura mu gihombo. Gushakisha iby'isi ariko gushakisha iby'ijuru birabananiye. Iby'isi mwashyizemo imbaraga ariko iby'Imana muza gake. Uzi igihe ugomba guhingira, uzi n'igihe cy'ihinga ko kirangirira, murabizi. Aterera ibishyimbo ntibizere, kandi uzi n'igihe uzatera bikera. Sarura murakimenya, n'igihe cyo guhunika mukakimenya. Abantu bazi ukuntu bacuruza, bakamenya n'ukuntu bagomba kunguka. Abantu ibintu by'isi turabizi. Tuzi amavuta yica uruhu rwacu. Aya mavuta yatangiye kungira igikara. Wayahindura. Turabizi bitagira umumaro. Ibintu tuzabika hariya bikabora, tubitaho umwanya tukabitaho igihe. Turabizi bitagira umumaro, bigira umumaro w'igihe gito. Tuzi modeli zigezweho tukazidodesha, tuzi ibitenge bigezweho ibyo mu mujyi no mu giturage, tuzi kubivangura. Tuzi amashakoshi asa n'urukweto, turabizi. Tuzi plante kajyanwe n'imitwe yacu. Turabimenya ko ingoyi zakuze tukajya kuziconga tuzigabanya. Tuzi gusiga inzara, turabizi. Urwara rumwe icyatsi, urundi ubururu, urundi umweru, urundi umutuku, turabizi. Tuzi amaherena ajyanye na verine, turabizi. Tuzi kumenya ukuntu lepusi nimba bazita lepusi mberuka kera. Lepusi yaje mu mutwe, reka njye gusukura njye muri saro, ibyo turabizi. Tuzi
agashaka akamenya uko agashyira kuri tayi, yamenya ko afite uruda runini ari runini cyane kidacyabaye kinini, akamenya ibyo yambara kugira ngo ayihombanye agera mu nda zero. Reka mbabwire, ibitagira umumaro turabizi, ibyo tuzapfa tukabisiga turabizi. Tuzi igihe cy'ubukonje ko dukwiye gushaka imbeho, ibintu byo kwifubika. Tuzi igihe cy'ubushyuhe ko tugomba gushaka imyenda yo kwambara, turabizi we. Tuzi ukuntu ushobora kurangura n'ukuntu ushobora guhunguka. Abantu bazi guhangana n'imisoro kugira ngo bazakurema yabo, bazi kugabanya iminzani, bazi baba we, barabizi bituma batera imbere, barabizi bituma batunga, barabizi. Hazi ijambo yabwira umukobwa agahitamo ha byose, azi ijambo yabwira umugabo akamukura amenyo, amafaranga yose akamucucura, akamwandikaho konte, n'umugore agafata abizi. Ibyo mugoti n'ubupfu n'ubupfapfa barabizi, ariko dore igikomeye, ibyo bintu byose arabimenya bakabimenya. Ariko igiteye agahinda, ibyo murunda, ibyo mwigwiza, ibyo mushakisha, ntabwo ujya umenya. Reka mbabwire, umuntu amenya amavuta azasiga umubiri we, ariko ntajya amenya impanuka bazakubitana ya moto ikamuca ukuguru. Ya mavuta yisigaga agenda yimaringa bikanga, akajya agenda atareshya, akagenda atareshya. Iyo twamenyaga ibyago, iyo twamenyaga igihe tuzapfira, akamenya gushakisha inote, akabimenya we, akabimenya. Ariko ntamenya umutego uri mu note, ntamenya ko gereza imuri imbere, ntamenya ko azakatirwa, akagenda akaba ahantu mutira mutanata. Niyo beso, kandi ibyo mutazi nibyo danje. Umuntu amenya ukuntu azatwita, yamucika akayikuramo, ariko ntajya amenya ukuntu yahwana nayo. Akajya muri ka kumba kaha hepfo gakwirwamo n'umuntu wese. Ibyo muzi ni iby'umumaro w'igihe gito, ariko hari ibindi by'umumaro w'igihe kinini. Iyo mwashakaga iby'umubiri mukagerekaho n'iby'umwuka, iyo mwashakaga yo muhunga indaya mugashaka nayo muha Uwiteka nibura, igihe kimwe n'Imana ikazavuga ngo nanjye waranyibutse. Kandi nagira ngo mbabwire, iyi minsi n'ibihe ni bibi. Umuntu yikoraho akamenya litiro 3 agomba kunywa z'amazi, ariko iyo aba azi ko hari indwara utakangisha litiro 3 z'amazi, wenda unywe 6 itazabura kukwinjiramo. Umuntu agapangirwa imbuto agomba kurya ku munsi kugira ngo ubuzima bugende neza, ariko hari icyorezo kikwinjiramo utakangisha ko wahaye pome, ko wahaye ironji, ko wahaye ikinyomoro, bikanga kikinjira. Ibirinda indwara n'ibitera imbaraga n'ibyongera amaraso, umubiri ukabishaka, ukawumva, ukawubaka, ukawubakisha ibintu byose byo kurya no kunywa by'intungamubiri, uko wabitojwe na muganga cyangwa uko wabisomye mu gitabo. Ariko icyago n'icyorezo byaza bikakwinjiramo, kuko byo ntibibura aho bica. Icyo tutazi ni igikomeye. Imana irashaka ko mwitoza kuyubaha. Imana irashaka kugira agaciro mu buzima bwawe. Imana irashaka ko uyigira iya mbere mu mishinga ufite. Imana irashaka ko uhuguka ukayikurikira. Imana irashaka ko ibintu byose ubishyira inyuma, Imana ukayishyira imbere. Imana ikeneye kukuyobora mu buzima bwawe. Irashaka ko uyiragiza imishinga y'ibyo ukora. Irashaka kwinjira mu note zawe, irashaka kwinjira mu rugo rwawe, irashaka kwinjira mu bucuruzi bwawe, irashaka kwinjira mu rugo rwawe, irashaka kujya mu buzima bwawe, hanyuma byamara kwinjiramo bikagenda neza.
hanyuma impamvu mu murimo w'Imana ni muzireke. Ntukavuge ngo urananiwe mu murimo w'Imana, kuko iyo ugiye ku kazi kawe ugenda unaniwe kandi ukagakora. Ntukavuge ngo wabuze ukuza mu murimo w'Imana, kuko bosi wawe ugutegeka mu kazi nta na rimwe uramubwira ko wabuze ukuza. Ntukavuge ngo nta mukozi ugira, kubera yuko iyo wabuze umukozi akazi kawe ntujye ukica. Ubucuruzi bwawe burakomeza n'imishinga yawe ntihagarara. Aho usiga abana wagiye gucuruza ujye uhabasiga ujye no gusenga. Aho usiga abana wagiye guhinga ujye uhabasiga ujye kurepeta. Gabanya impamvu mu murimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana utera inkunga umurimo wawe. Nudakorera Imana ntuzatera imbere, ariko nukorera Imana izagushyigikira. Nimukundane ku itegeko, nibyanga ni ku mbaraga, uwo wanga ntaho uzamushyira. Igiti cy'urwango kireze, kimaze gushisha kandi kiratoshye. Urwango rureze, umuntu arakwanga akanakwanga ataza aho utaha. Umuntu arakwanga akakwanga mutaranaturanye. Umuntu arakwanga, abazimu b'urwango. Igiti cy'urwango, imbuto z'urwango zireze kandi zirahishije. Umuntu akwishyiramo nta n'ideni wigeze umwambura. Umuntu yakureba byonyine akakwanga, mutaranasuhuzanya ngo agukore mu ntoki atazi naho uba. Uru rwango rero ni danje, rwaturutse kuzimu. Umuntu rufite arebe yarushyira. Ubundi rata hari umuntu wanga, nibura ukagira n'icyo mwangira nubwo nta tegeko ryo kwangana ribaho. Ushobora kwanga umuntu kuko yanaguciye inyuma akagutwara umugabo. Ushobora kwanga umuntu kuko wabonye atereta umugore wawe. Ushobora kwanga umuntu kuko mwatikanyije isambu. Imiyenzi niye mwegeranye, wenda wanahinze ugakuraho isuka imwe y'igitaka. Ushobora kwanga umuntu kuko wenda mwakoranye mu kazi hanyuma akaguteranya kwa boss. Ariko izo nzangano mvuze n'izindi ntavuze ntiwemerewe kwanga umuntu. Ariko nibura da umuntu abaho akanga umuntu tu. Hari umuntu wangira umuntu uko areshya, uburebure umuntu akabuzira n'ubugufa akabuzira. Hari umuntu wangira umuntu ngo ni umukobwa ngo wakarantitsema, undi ukamwangira yuko ngo ari umukire. Hari n'uwangira umuntu ngo ko ari umukenema, undi akangira umuntu ko ngo abayobora yarize make, undi akangira umuntu ko yubaka ingo z'abandi kandi urwa rwikoreye. Undi umva ubwo kuko izo nzangano murumva Imana itazabahana kabiri. Imana yambwiye inzangano ziri mu bantu mvuze nke, abantu uzi ko abantu bangana akanagusuhuza kwanga. Mama be haguruka, yo uzi ukuntu nari ngukumbuye, yo Yesu ashimwe disi, yo nari ngukumbuye, yo wari waragiye he, yo Yesu naje, yo Imana ishimwe n'ukuri, nishimiye kukubona. Yagera hirya, ngewe reka mbabwire, ntago ajya njyamo uriya mugore, ntanjyamo numva ntamukunze, sinjya mwiyumvamo. Dore rero ikintu uzazira kwanga umuntu, uzire n'uburyarya bw'ibyo umwereka ngo uramukunda kandi umwanga. Umuntu yaranaguhemukiye, imbaraga zo kumukunda ntizizi, wimwereka ko nta kibazo kandi gihari. Genda urwane no gushaka urukundo rwo kumukunda yaraguhemukiye, ariko wigerekaho no kumusetera inyuma. Uzi ko umuntu akwanga
kumusura. Ubuza amaroza abantu barwaye mu nda zabo bakorogewe na bene se, kandi uburozi busengeye burakatsindwa n'Uwiteka Imana ya Isiraheli, akagukorogera yabushyizemo. Yarangiza ati reka dusenge dushimira Imana ikugejeje hano ikabiduhaye n'icyo kunywa. Mana, iri funguro ryeze, ibaze vurema yarihumanyije, Imana iraryeze iti. Inzangano, ariko rero mugira umutsi ukomeye kugira ngo wange umuntu muririmbana, umuhore ko yabaye perezida utarabishakaga, ukamuhora ko yabaye dirije utabyemera. Kuko dirija nta n'ijana umuhemba, ni perezida nta n'icyicuma umuha, ubundi ayoboye bikurya he? Uriya mupasiteri bazamuduhindurire, uzabanza uhindure umurozi muturanye, uzabanza umuhindure, uzabanza uhindure umwana wawe nk'urumogi, uzabanza uhindure umukobwa wawe utaha saa 9 z'ijoro wakunaniye, uzaguhindura ibyo mu rusengero wahinduye ibyawe. Inzangano z'amatiku zitagira aho zishingiye. Ntabwo uwo muririmbana yaguhagamye kuruta uwo mukorana, kandi aho uri hose ibintu birakubangamira, nta bushobozi ufite bwo kubimura, nta bushobozi bwo kubahindura. Genda ubwira Imana iguha imbaraga, ikomeze umutima wawe, ikurinde ihungabana ry'ibyo bagutera, ikurinde kugira urwango n'inzika nk'ibyo bibarimo, ibindi witurize. Ngewe uramuvuga butumwa simwemera, icyakubwira abamwemera uko bangana wahita wiyahura. Ngewe ntuzamwangira yuko yigisha imigisha gusa, yigishije imigisha se yarayihawe n'Imana, bigutwaye iki? Naho yayihabwa na shitani, ubigutwara iki? Ariko se koko buri uriya muntu uza, buri uriya mushumba koko n'Imana yamuhamagaye? Ubundi sabo yahamagaye n'abitahamagaye, Imana yaguhaye akazi ko kubagenzura. Ariko se koko buri Imana ikoresha abantu bameze kuriya, hanyuma suba muri komite nyobozi y'Imana ngo ujye kumenya bikoresha n'abidakoresha birakureba. Dore nibi biri kubamarira ubugingo, nibi bituma mutuzura umwuka, nibi bituma muguma mu ntege nke, kuko Imana yije kubatabara isanga stoke yaho yashyira iby'umumaro huzuye, hari amatiku n'intambara n'intonganya, yarangiza ibyayi kabijyana. Bivuga ngo iby'Imana ntibyabona aho bijya. Inzangano. Ariko ngiye mfite ubushobozi ntuza sinamugira umudiyakoni, uzareka kumugira umudiyakoni wawe mu rugo, ariko mu rusengero azaba we kandi azakudiyakona. Ariko se buriya koko uriya mugore yashatse uriya mugabo atabona, ariko se uriya mugore ko mutavukana uramugirira imbabazi hari ubwo ari murumuna wawe? Ariko rwose uriya muhungu biriya bintu akoze ni ibiki? Kugira ngo ajye gufata umukobwa nk'uriya w'inzererezi utagira ahantu aregama, ejo yaraye aha, amugize umugore kuki? Iyo amugize umugore se ni musaza wawe uri kubabarira? Mwumvise utuntu mubamo? Mwumvise ukuntu umwuka wera yabuze aho ajya? Iyo mwicaye mu rusengero mureba ibibareba n'ibitabareba. Ariko se kuki ntuza yayoboye? None se koko yayoboreye iki kandi uhari? Ariko njyewe ntuza numva nta muha n'umwanya ngo yigishe. Ariko muranyumvira ma? Njya mbwira abantu ngo ibintu Imana yihoreye nawe uzabyihorere, kandi ibintu Imana itari gukoraho bireke. Abantu muranungunika, kandi ikintu kibabaza mu buzima ni ukugira uwo mutima nta n'icyo wakora. Niba warananiwe kwimura uburwayi buri mu mubiri wawe bwananiranye, uburwayi bukorimo nibwo bukubangamiye, naho bamubana bagutwaye iki? Ibibyimba biri mu mutwe wawe bikubuza gusinzira mu mutwe. Ibibyimba, ikibyimba urwaye nicyo kikubangamiye.
uririmba nagutwaye iki? abarara bagushika bakugira Tanzania n'ahandi nibo babi, naho birirwa bakuvuga, barakuvuga se ukabisanga mu biryo, cyangwa iyo bakuvuze ubisanga mu cyayi, iyo bakuvuze ubisanga mu buriri ugiye kuryama. bavuze ko unanutse urabyibuha, bavuga ko uri umunyenzara izana ibiryo, bavuze ko wagumiwe iguha umugabo, bavuze ko bagiye gutereza cyamunara Imana irakwishyurira, bavuze ko utarwubatse urusaziyemo, bavuga ko bakwirukanishije ku kazi igushakira kandi, bavuze ko uzagwa ejo bundi Imana iragukomeza. amatiku n'ayiki, intambara n'inzika n'ibyiki, mwaje tukikomereza tugakurikira iyaduhamagaye yo kabyara. uzi kwanga umuntu utakoraho bitera umunabi. iteka abakuri imbere, iyo atakubwiriza abakudiyakona, iyo atakudiyakona abakuyobora, iyo atakuyobora arakudirije. uzi kurakarira bene uwo ni hahandi muhorana zamukushi n'imishiha. ubwo se umwuka wakinjira muri mukushi, umushiha se ugira ngo umwuka wabona aho unyura? mwagiye Dawidi yaravuze ngo nzaryama nizigura ubundi sinzire, ngo kubera ko Uwiteka mbereye maso, ibindi wabivamo. ariko uzi ukuntu abadayimoni babwagura? abadayimoni barabwagura, niyo bapfuye havuka abandi. ibyo kukubabaza shitani azabigushakira, nimba kandi hari ibintu yibitseho, ni ibyo kukubabaza no kugutera intimba. hanyuma wikereka abazimu ko baguhamije. niba gutera umubabaro ujye ubwira Imana iguha umunezero, niba gutera intimba ujye ubwira Imana yomara umutima. ntukagaragare mu maso yawe nk'umuntu ubabaye. ibintu byose Imana iguye kubifata kimwe, kuko aho ugirira intege nke shitani yarahamenye. arabizi ko iyo bakuvuze ureka kurepeta azajya atuma bakuvuga buri munsi, noneho uzayivemo burundu. iyo baguhimbiye bakakubeshyera arabizi ko wicuza icyakuzanye, azajya ahora gushakira abaguhimbira. Bibiliya iravuga ngo ni abagabo b'ibigoryi shitani abibitseho, bazajya baguhimbira, bavuge ngo wayikuyemo, bavuge ngo wanyweye inzoga, bavuge ngo washatse undi mugabo, bavuge ngo ufite undi mugore, bavuge ko ukorana na shitani, bavuge ko ujya ikuzimu. ariko ibyo byose ujye ubisibuna bisiribanga, ubigire ubusa, ubigire zero, ubundi ukurikire yaguhamagaye badahari.